yemwe mwabusho bw'Imana mwihangane ibihe bito muri wa murwa uhoraho muzabona ibyishimo hasigaye igihe gito intambara ikazashira hasigaye igihe gito intambara ikazashira ntukarogwe muri iyi si ntukareke Imana yawe mu makuba no mu byago kurikira umwami Yesu buri munsi aguha kunesha byose buri munsi aguha kunesha byose. Mana yacabwa icyubahiro. Aya ni amagambo y'Imana ngo hasigaye igihe gitoya ngo intambara ikazashira. Bene data, hasigaye igihe gitoya ibibazo duhura nabyo bikazagira iherezo. Hasigaye igihe gitoya ubushomeri tumaranye igihe bukagira iherezo. Hasigaye igihe gitoya ngo intambara zikazashira. Bene data, ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ngo Satani ahora arasa imyambi uko bwije n'uko bukeye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo hasigaye igihe gitoya ngo intambara ikazashira. Nubwo muri uru rugendo bikomeye, nubwo harimo amahwa, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hasigaye igihe gitoya intambara ikazashira. Ni igihe gitoya ubukode bukarangira, ni igihe gitoya, ayiwe nawe ukabona umwana w'umugisha, ni igihe gitoya Imana ikagukorera ubukwe. Wowe guma mu mwanya neza, komeza wihangane, ngo hasigaye igihe gitoya ngo intambara zikazashira. Ngo yemwe mwabusho bw'Imana mwe, ngo mwihangane igihe gitoya. Nukuri kose izi ntambara ni iz'igihe gitoya, aya makuba n'ibyago ni iby'igihe gitoya. Hari umunsi uzagera Imana ikagukinira finali ku buzima bwawe. Hari umunsi inama izaterana mu ijuru bakanzura yuko uyu munsi ari wowe ugomba gutabarwa. Mu ijuru bakanzura yuko igisubizo kigomba kumanuka, icyawe kigomba kuba kirimo. Ngo hasigaye igihe gitoya ngo intambara zikazashira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo buri munsi aguha kunesha byose. Imana igiye uguhereza kunesha, ukabona mu muryango barakwanze, ariko ikaguhereza kunesha urugo ukarubamo. Iyi Mana igiye duhereza kunesha ku buryo ku kazi bakugambanira, ariko ejo bikakunda kukomeza ku kazi, kandi Imana ikaba yabyemeye. Ni igihe gitoya, ariko ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Buri munsi aduhereza kunesha. Buri munsi iyi Mana ijya yitamurura. Atari Imana uba warapfuye kera, atari Imana imiryango iba yarakujugunye hanze, atari Imana iguhereza kunesha. Ako kazi uratisha uba warakavanweho, atari Imana iguhereza kunesha. Nawe uba waraguye nk'abandi bose. Ntabwo ari ukuri umukristo muri uru rugendo, ahubwo ni Imana ijya iguhereza kunesha. Bene wacu bavuye muri ibi bintu ntabwo twabarushaga gukiranuka, ahubwo ni uko Imana ikiduhereza kunesha. Mu izina rya Yesu Kristo bahaye ikaze kuri YouTube yitwa Alliance Official. Amahoro y'Imana abane namwe, icyubahiro cy'Imana kibaganze. Ni ukuri kose muraba agaciro gakomeye cyane, muri umuryango nkunda. Kuba umuntu yafata umwanya agakora subscribe, agasharinga, agatera comment nziza, ni ukuri kose tuba twabihaye agaciro. Imana ijya ibahereza umugisha, ijya ikomeza kubana namwe, ijya ibagurira imbago nk'uko yaguye iza Yabesi yagize isengesho ryiza, ariko ubona iwabo byaranze, nta kintu gisigaye, nta n'icyo kuramira bafite. Asenga isengesho ryiza avuga ati data we icyamukanyagurira imbago. Imana ishimwe. Nanjye njya mbasengera kugira Imana ibagurira imbago, ijya ibagurira imbago uko bwije n'uko bukeye.
ni ukuri kose ariko sinya nkunda kuvuga ngo izadukora amadede ngo itunyuze mu menyo ya ba rupinzi. Ni ukuri kose muri iyi si ufite umuntu ukudwanya ariko kudwanirira ni Umuremyi. Bishatse kuvuga ngo niba nta muntu ufite ububasha namba uburenganzira bwo kujya mu gutwi kw'Imana ngo ayongorere ngo ayibwire ngo ntuza kanaka bimeze gutya na gutya, ujye wicara ugereka kuguru ku kandi uvuga ati naha ndakomeye, uvuga ati nanjye ndi umukandida w'ubutsinzi, uvuga ati nanjye yadwaniriye Yabesi ikamwagurira imbago, ibyanjye ntago ari byo biyinaniye. Ubwira Imana uyibwira ati ibyanjye nanjye ubizure mu izina rya Yesu, nkuko wazuye umwana wa Yayiro kandi byari byarangiye. Naho hari igihe ujya ubona ibintu ukabona bisa nk'ibyarangiye, ukabona bisa nkaho byagize iherezo, ariko nyuma y'ibyo byose niho Imana itangirira kwerekana imbaraga zayo. Ubwira Imana uyibwira ati hahandi ndi nanjye hahandi natawe. Ubwo Dawidi yari ari mu ishamba, iwabo bari basa nk'abamwibagiwe, haleluya, ariko ari mu ishamba yagendanaga inkoni ntagire kwinubira. Wikwinubira mu kigeragezo urimo, wikwinubira igihe cyose uhagazemo. Hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima kandi uri umukandida w'ubutsinzi ku buzima bwawe. Ni ukuri kose turabakunda, ineza y'Imana igiye ikomeza ibagote. Yesu we umva, turabakunda cyane cyane, mbese mwumve ngo turabakunda. Iyi Mana ijya ibahereza umugisha, twebwe ntacyo dufite twabaha usibye kubasabira umugisha. Nta kindi dufite, nta butunzi dufite, ariko icyo dufite tukiba mu izina rya Yesu. Pawulo na Sila ubwo bagendaga bagiye gusenga, banyuze ku irembo ryitwa Ryiza, bahasanga ikirema ngo maze ngo kirabatumbira kirabasaba, ariko ngo icyo kirema ngo kirababwira ngo mwamaye ku byo mufite. Pawulo na Sila baramubwira ngo udutumbire, nta feza n'izahabu dufite, ariko udutumbire, icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu, haleluya. Icyo gihe bamukozeho ngo arangije ngo ahita akira. Nicyo kintu bari bafite, nanjye icyo mfite ndakibaha mu izina rya Yesu. Ni ukubasengera, nkabasengera, nkakuba amavi, Imana namwe ikabarengera. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tugiye gusengera mu ijambo riri muri Zaburi ya 12, ariko reka tubanze twasenga mu izina rya Yesu. Uwiteka nyagora ku ngoma, Imana turagushimye, tugushimiye ku mirimo myiza n'ibitangaza ugenda udukorera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami Imana turagushimye, tugushimiye ku bw'amashimwe waremye hagati muri twebwe. Ni ukuri kose Imana Yesu we Mana uhabwe icyubahiro, uhabwe icyubahiro yuko watwongereye iminsi yo kubaho, uhabwe icyubahiro yuko warengeye ababyeyi, uhabwe icyubahiro yuko warengeye abapapa, uhabwe icyubahiro yuko warengeye abana. Ntabwo byari byoroshe, intambara Mwami Imana zaraje ziradusiga, ariko Mana waraturinze. Impanuka zaraje ziradusiga, aho hose waraturinze. N'ubuntu butangaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana tugiye kumva ijambo ryawe, nyemerera ijambo ryawe rigira ibyo ryahindura hagati mu ruhande rwacu. Ijambo ryawe Mwami Imana rize rihembura imitima y'abababaye, abantu bafite inyota byo gukiranuka. Iri jambo reka ribamara inyota mu izina rya Yesu. Komeza ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gufatanya amagambo y'Imana ari muri Zaburi ibice 12. Duhere ku murongo wa mbere ngo Uwiteka atabara kuko umunyarukundo ashira, abanyamurava babura mu bantu. Bose barabeshyana bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima ibiri. Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n'ururimi rwirarira. Abavuze bati tuzaneshesha indimi zacu, iminwa yacu ni yacu, udutwara ninde? Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka niko Uwiteka avuga, kandi ndashira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye kuvugana kuri aya magambo avuga kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, ngo noneho ngo Uwiteka ngo arahaguruka. Imana ishimwe. Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Umukene Bibiliya ivuga ntago ari wa wundi udafite amazu, ntago ari wa wundi uhora mu ikode, ntago ari wa wundi wabuze minerivare, ahubwo umuntu ufite umutima, umuntu ufite umutima wo gushaka Imana. Uwo ni wo mukene Imana yavuze. Ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Umukene ni wa wundi
wumva yuko Imana iri hejuru ya byose, wa wundi uciye bugufi munsi y'ibirenge by'Imana akavuga ati icyubahiro ni icy'Imana, niwe mukene Bibiliya yavuze ngo nonaha ndahaguruka ngo niko Uwiteka avuga ngo ndashira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Ni igihe kinini tugenda twajya gusenga bakavuga ati igihe mwasengeye, ni igihe kinini tuvuga Yesu bakavuga ngo byarangiye babuze icyo bakora, ni igihe kinini twamamaza ubutumwa bwiza bakavuga ngo twabuze amafaranga, ngo twabuze iki n'iki, ariko ntabwo tuvuga Imana bitewe n'igihe turimo, ahubwo tuvuga Imana bitewe n'ibyo yadukoreye. Tuba dufite ibimenyetso by'ibyo Imana yagiye idukorera. Nawe usubije amaso inyuma hari igihe ubona hari byari bimeze nk'ibintu byanze, ariko iyi Mana igashira mu bikorwa bacurira ingoni, igahaguruka nonaha. Ndagira ngo twinginge Imana, uyibwire ati Imana we nonaha ngaho uhaguruke wivange mu byanjye, winginge Imana uyibwire ati Imana we nanjye uyu munsi ni ngiye ugomba gutahirwa, uyu munsi ni ngiye utahiwe. Tugiye gusengera muri iri jambo, Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, ngo nonaha ndahaguruka niko Uwiteka avuga ngo ndashira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Umuririmbyi utwariyemye yavuze ngo yemwe mwabusho bw'Imana mwe ngo mwihangane igihe gitoya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo ni igihe gitoya intambara zikazashira, ni igihe gitoya ibibazo dufite bikagira iherezo. Igihe twahereye dusenga bakatubona nk'abatamutwe, ariko iki ni igihe kugira ngo Imana yacu turengere. Iki ni igihe kugira ngo abana b'abantu babone yuko twashatse Imana yabikunze. Iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo gusengeramo kugira ngo natwe Imana yacu turengere, kuko igihe twahereye abantu badufashe nk'abatamutwe, ariko ntago ariko turi ngo batubona nk'abaciriritse, ngo ariko dutungishije benshi tugiye gusenga. Ndagira ngo nkubwire ibibazo byawe ntago byakanga Imana, ibibazo byawe ntacyo bitwaye Imana. Ibi byose biba biri mu mupango w'Imana, nta kigeragezo cyakuzaho iyi Mana itabishoboye. Ngo ndetse Yobu ni Satani yagiye kumusaba, ngo Imana iramubwira ngo nguhaye byose kuri Yobu, ariko nkwimye igifite agaciro aribwo bugingo bwe. Nagira ngo nkubwire ngo ibibazo byose wari urimo ni Imana yagutanzeho, ni Imana yakugabye, ariko ndagira ngo nkubwire kuba byonyine ugihumeka, kuba ugihumeka bigakunda, iyi Mana bishatse kuvuga ngo uracyari umukandida w'ubutsinzi. Kuba ugihumeka ugatera urutambwe bigakunda, uracyari umutsinzi, uracyari umutsinzi, uracyari umukandida w'amashimwe, uracyari umukandida w'amashimwe. Imana yacu igihabwa icyubahiro. Kuba utarabyara ntabwo ari uko Imana ibuze abana, ahubwo iracyari kugira ngo ikurebe. Iyi Mana yacu ihabwa icyubahiro, irangiza ikuremera umwana mu mashimwe yayo. Kuba utarabona akazi ngo usinye kontra ntabwo ari uko Imana itabifite, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri wowe, ni ukugira ngo Imana yiheshereze icyubahiro muri wowe. Kuba umugabo wawe adakijijwe ntabwo ari uko Imana idashoboye gutanga agakiza, ahubwo ni ukugira ngo irebe kwihangana kwawe aho kugarukira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyi Mana iracyitwa Imana, mu bihe bibi zitwa Imana, mu bihe byiza zitwa Imana. Nta kizatuma ubumana bwayo, nta nubwo izatuma icyubahiro cyayo gitukwa. Ibibazo byawe ntabwo byakanga Imana, ntabwo byakanga Imana, ahubwo ni ukugira ngo Imana irebe ko yakuremera amashimwe, ni ukugira ngo iyi Mana ibone yuko hari ibitangaza. Iyi Mana ikeneye kwiyubahishiriza muri wowe. Iyi Mana ni Imana ijya yubaka ibimeze nk'ibyo abana b'abantu basenye, yarangiza ikabikomeza. Iyi Mana nubwo wakubaka ku musenyi irahakurindira uko byagenda kose. Ni Imana mu ruhande rwacu uko byagenda kose. Iyi Mana iziyubahisha, ntabwo yakuremeye kubabara, ntabwo yaturemeye kubabara, ahubwo iyi Mana yacu yaraturemye kugira ngo imirimo yayo yerekanirwe muri we. Mwami Imana yacu gitare cy'amahanga, turagushimye, tugushimiye kuri Imana yabanye natwe. Muririmbyi yararirimbye ngo mperutse kukubona wongera ugaruke, duherutse kukubona wongera ugaruke, duherutse kukubona wongera ugaruke, wongera ugaruke. Mwami Imana hari igihe watwe
nyemerera unsahira abadayimoni bitavuga Imana mu ruhande rwacu, ibyo byose ubisenye, bisa nk'ibiri kutwiyoberanya, wongera ubisenye, ibisa n'ibitero byaduhagurukiye, ubifate miri, ubifate miri, ubifate miri, ubifate miri, mu izina rya Yesu. Ayiwe Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, udukubitira injyajya mu izina rya Yesu, abantu basa nk'aho bari kutwiyoberanyaho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ayiwe udukubitira injyajya, nurangiza uzitembereze, turazanze ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Uturindira abana mu izina rya Yesu, abana reka ubarinde, uzabahereze kwiga, utanga ubwenge hagati muri bo mu izina rya Yesu. Reka Kristo ubarengere, ayiwe ujye ubarinda ibitero by'abadayimoni bari mu ishuri, bajya bafata, bari mu ishuri, bari mu ishuri, ujye ubarengera mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ahubwo ujye ubarengera, bazavemo abanyamumaro, bazavemo abantu bo kwishimirwa, bazavemo abo kwishimirwa na buri mwe wese, bazavemo abantu bagushima, abana babasha kuguhimbaza mu izina rya Yesu. Turindira ababyeyi aho bari, turabashinganisha mu maraso yawe kugira ngo wongere ubagarukeho. Ababyeyi bacu utange Mwami Imana ibifatika, bisa nk'ibidafatika mu ruhande rwabo, ubisohore, ubisohore, uzabahe kweza, uzabarinde kurumbya, uzatanga abakiriya b'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Niwe tubasha kwiringira, tukakubwira ibidukomerekeje mu mitima, niwe ujya utwomora, niwe ujya utwomora, niwe tuza gutakambira ukabasha kutwumva. Yesu, 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 dukeneye ikimenyetso cy'ibyiza, dukeneye ikimenyetso cy'ibyiza, turaguhamagaye, dukeneye ikimenyetso cy'ibyiza mu ruhande rwacu, dukeneye ikimenyetso cy'ibyiza mu ruhande rwacu, tugusabye ikimenyetso cy'ibyiza, tugusabye ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uri Imana yahozeho n'abakera, dufite ibimenyetso ko wajyaga ubumva warangiza ukabasubiza. Natwe niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo umanukire kubana natwe. Haleluya, 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 ubushake bwawe ni wowe wenyine gusa, kubera ko iyo utegetse bikora, abandi turagerageza, ni ukugerageza, ariko wowe Mwami y'urukundo urabizi. Tugufitiye icyizere, tugufitiye icyizere, tugufitiye icyizere, tugufitiye icyizere. Bana natwe Yesu, bana natwe muri ibi bihe, bana natwe muri ibi bihe bisa nk'ibikomeye, bana natwe muri ibi bihe, bana natwe muri ibi bihe bimeze nk'ibigoranye, bana natwe muri ibi bihe bisa nk'ibyaducanze, bana natwe muri ibi bihe, bana natwe muri ibi bihe. Hari ibyo wakoze, hari ibyo wakoze, hari ibyo wakoze bidutera kwizera, hari ibyo wakoze bidutera kongera kugira imbaraga zo gukomeza kukwisunga, bikomeza kudutera imbaraga zo guhungira mu bwihisho bwawe, kuruta uko twahungira mu bana b'abantu, kuruta uko twahungira mu miryango yacu, kuruta uko twahungira mu nshuti n'abavandimwe, kuruta uko twakwiringira tugahungira mu bantu basa nk'abakomeye. Ariko twasobanukiwe ko ari wowe Mwami Imana ukomeye, ni wowe umuntu ajya mu bwihisho
abantu ntibamwote, ni wowe bajya bamuhereza mwami Imana amabanga, warangiza ntuyajyane hanze. Turi muri wowe turishimye, turi muri wowe turanyuzwe, turi muri wowe turashinganye, turi muri wowe, turi muri wowe, mu bwihisho bwawe nta wadutera amabuye. Turi mu bwihisho bwawe, turi mu bwihisho bwawe, turishimye, turi mu bwihisho bwawe, twizeye intsinzi mu izina rya Yesu. Komeza utwibanire, dukomeze kuba mu bwihisho bwawe none n'iteka ryose. Twizeye kuri aya amashimwe none n'iteka ryose Yesu, amen.